semana kuba imiryango yarashwanye natwe ngo twakabigendeyemo gusa mana komeza abana ababyeyi banjye kuko ndabona nawe ibyo bari gukora agira ngo ntabwo babizi neza uyu ukamuva inyuma ukuriya ntabwo wamubona nibyo nawe umbwiye igicana kabiri wowe aranakunenga n'ibintu yavuze ko utigeze uniga kayo kuko nuko wanjye ngo ntabwo wigeze wiga ahubwo winama nakugira shira agapira hasi kayo narenze ko yenda ari wenje reka mubwire nta nama nakugira wowe iruta yuwiye wakugira uyu mutima wawe ntabwo wizeye nkanye umuhungu wo kwa Kamana ndamuganiriza ndamubwira ngo agenda asenge ngo bizembera nejejwe nuko yaje mu rugo tukabiganira none bikaba bisoje Shube wa mugore urabizi uramuryango wo Kamana waramemukiye ntukagira imana uyu mukobwa twamubyaye ari umwe sibyo ni gute wambwira ngo n'ibintu bankorera bizi yashingiranwa n'umuryango wo kwa Kamana ibintu bankorera uzi ko kugira ngo ajye mu muryango kwa Kamana byarutwa kajya kwa Viseni cyangwa twagira cyangwa nabo bandora yaba wenda ariko atakatiye hariya ubusi ibyo bintu birashoboka koko ntabwo bishoboka n'ibintu badukorera n'ibishoboka habe namba ntabwo nabyumva sinanabyizera mwaka kanya ndaje mite fata reka nje ku muhanda fata kandi ariko none se kuri yari wakunda hanyuma niba mukunda se ukagira imana mwe nibibazo byabayeho urabizi ku buryo agomba kuhayobera nawe areba yumva cyangwa ibibazo twageye nagabizi we nagabizi ntabwo wamurenganya madana ntabwo ibintu ndabyihanganira ntabwo bishoboka nashaka undi mukunzi niba adashaka undi mukunzi turabisesagura bijye hasi niziba n'irambara tuzirwane kubw'ibibazo dufitanye n'uriya muryango kandi ngira urabizi papa kankubwire njye niba uri kumva utari uko byumva neza uzashiduka nisinzira nawe mana yanjye Anita mwana wanjye ibintu mbwiye ntabwo bishoboka nitagaruka hano ibyo oya sinakubwiye mana arabikubwiye wa mugore uriya mukobwa azagenda atatweretse ibirori ni wowe uzaba warabiteye mwana wanjye garuka tuganire twumva ikigomba kwigwaho ntabwo bishoboka Anita mwa yewe kayosi yego none se sha muvandi bimeze bite isawa kabisa bari bitunose nahise ko mbona mane wambaye agasuka cyane naringiye materaniro ngiye gusenga reka ndakunda uraryoshye sha ngiye gusenga rwose kugana imihanda nabone yaragoranye yaranyereye ariko tuvugana nyene ntago amazi akiriya yanjye amazi yarenze inkombe ariko nyene ndashaka kumenya ikintu kikuzanye kubera yuko nsazo ntegeye ku muryango kandi ntabwo bikundagiye ariko bisura si madamu wa yari muka byumva ariko ntacyo reka nabyumve nta kuri uyu ntabwo ari madamu wanjye uyu ni inshuti yawe rero kwamubwire kahise urabizi twarabaranye muvandimwe street yose twarayijyanye suzi yamiryango umwana kagakobwa nakunze se sha bari kundaburiza ngo ntabwo bashaka umwana ese wakunze agakobwa cyangwa wakunze umukobwa shaka kahise waje ureka mama oya ariko mujye muvuga neza nawe utumana n'umukobwa icyambere cyo waba uriya mukobwa arakwanga kora kuri kirara ikindi cya kabiri uriya muryango ndikumva se ntabwo uhuza n'imiryango yawe urabizi baba bafite ibintu by'amakimbirane bafite ibintu by'imitungo subizi uriya mukobwa rero ntawe wabona wowe uri umusore wo kwa Mukamana subizi se cyane rero ntabwo byahura ntibyavamo ahubwo inama nakugira ni imwe nuko washakira ahandi umuryango ntabwo ushaka ntabwo ukeneye sibyo ariko se reka ngugize ukuri sibyo uretse ko umuryango nawe utazamwirongorera sibyo se wewe ntiwashyira agapira hasi ngo uve inyuma y'umukobwa imiryango nayo ntiyashyira agapira hasi ngo ikureke ntibibaho ubyimenye sasa rero nagira ngo wewe ubayifashije njyewe sinkeneye ngiye kwita mu by'itiku sinkeneye ngiye kwita mu by'imiryango urukundo rujyaho rushaka yagukunda atagukunda ibyo ntabwo bindeba ahubwo inama nakugira ni yuko wenda twagushakira undi mukobwa mukunda uyu ukamuva inyuma ukuriya ntabwo wamubona nibyo nawe umbwiye igicana kabiri wowe aranakunenga n'ibintu yavuze ko utigeze uniga
kayo kuko nuko wanjye ngo ntabwo wigeze wiga ahubwo inama nakugira shira agapira hasi kayo narenze ko yenda ari wenje reka mubwire nta nama nakugira wewe iruta yuwiye wakugira uyu mutima we ntabwo wizeye ahubwo wewe fata umwanzuro undi nyuma w'umukobwa ahubwo reka mubwire uretse vuga fungura ahubwo reka mbinkuretse reka mengiye urumva no kira kugisha inama kwishura kabiri uzaze witwaje amani uzaze witwaje byese imbere y'umuryango wanjye ugiye gukomeza Semana kuba imiryango yarashwanye natwe ngo twakabigendeyemo gusa Mana komeza abana ababyeyi banjye kuko ndabona nawe ibyo bari gukora kugira ngo ntabwo babizi neza nawe ubushobozi bamenye ko njye na Katika dukundana kandi tubanye nta macakubiri azongera kubona Mbona nubwo ngiye kwiyahura muri uyu mugezi nta kundi nabigenza ko ibyanjye na Patrick ndabona byanze umuntu ko imiryango irumukiranye ntabwo nari ko wakora ibi bintu kuri kuri urugiye kwiyahura no ntabwo wakabaye ubikora please ese ko imiryango yanze ko tubana oya ntabwo ibyo wakabaye ubikora sibyo ngo no kubwira ngo no tugire tuganire ntibabo we ntugakore iriya kosa none se mutima mbwiza ukuri niki cyari gitumye ko kujya kwiyahura utambeshye ariko nzayikubonera imiryango urabizi ko yanze ko tubana ubwo wumvaga nta wundi mwanzuro nafata yatsibuye ntabwo wakabaye ufata umwanzuro wo kujya kwiyahura pe kubera ko ubuzima turacyabufite ntabwo dukwiye kwiheba niba imiryango wenda twebwe itabikunze ariko twebwe urukundo niba ruganza ibintu byose bizakunda sibyo rero ntuzongere kongera gutekereza igitekerezo nk'iki pe sinzongera shobe Patrick ntabwo nari nzi ko ibyo bintu bikiriho muri iki gihe ntabwo byakagombye kuba bikiriho byarabaye turabibona ndetse n'abana twabibaganirijeho ariko njye nkumva ibyo bintu bitakagombye kuba bikiriho rwose muri iyi minsi ya none ntabwo sinzi ukuntu wenda abana mubaganiriza ariko biba ari neza kubasangiza ibyabaye ariko nanone tubibasangiza tutavuze ngo tubahondanishe imitwe ngo bikomeze ibyo byararangiye ubu kuri ubu ngubu nta mutwa nta mukiga nta mukina nta bwoko twese turi abanyarwanda ubu twese turi abanyarwanda twabaye umwe
twabiganirije abana bakomeza kubaganiriza dutegereje ikizabivamo. Tugenda naho tugere mu nama, tugere mu nama nahamagaje tumve koko n'ibyo bitekerezo by'abo babyeyi bo ubwabo bafite mu rukundo rw'abana, numva bari kugendera mu myumvire idahwitse. Tugereyo turebe ukuntu bimeze. Ariko tuzi ko bizeye. ariko se sheri koko tuvugishije ukuri sibyo ubu muritoye nari niryamiye murambikije n'umukobwa wawe ngo turagiye ngo tugende ngo mu nama ngo mu mudugudu ngo iki n'iki. Ubu koko tuvugishije ukuri ntabwo mwari bugende musize ngo mwumve mutuje Hano bazabwira ngo tujyane. kandi kuri umukobwa wakwituje ako se mwana we tuvugishije ukuri nawe ubu wemeye gushyingirwa muri uriya muryango wo kwa Kamana koko neza uriya muhungu uranze umukizamo neza burundu? Papa yega ndamukunda. Ariko umukunzi ute nibi uriya muryango ibintu wadukoreye sibyo ntago bibaho ntago nakwiyumvishagamo yuko nyimara kubikubwira ko wagize na buriya muryango ugomba kugira kumwiyumvamo. Papa ibyo byararangiye pe. Okay ibyo byararangiye nacyo reka tugere muri iyo nama tugereyo twumva ikigamije nta kibazo. Tugende tugere. Mwiriwe nanjye mbasuhuza nanabashimira kuba mwemeye kwitabira iyi nama yaduhuje aha ngaha, ariko si inama yindi irenze, ahubwo ni kubw'ikibazo kiri hano hantu kubwo kudahuza kw'abantu bamwe na bamwe muri iyi minsi hagati y'umuryango wa Kamana na Gatanazi bishingiye ku nkundo z'abana babo. Sinzi niba abana banyu urukundo baba barimo mwaba muruzi. Merutse gucaho nigendera nari ngiye ku kagari hirya ngiye nkorera ku murenge sanga baricaye bari kuvuga ikibazo cyabo, ndababaza ese ni ikihe kibazo mufite? Barambwira ati ababyeyi bacu ntago bishimiye urukundo turimo bitewe n'ibyo bamwe bakoze, baracyagendera ku bihe byarangiye bitari byiza bishingiye kuri jenoside y'igihumbi 1994, jenoside yakorewe abatutsi. Ariko ikintu nababwira kuri ubu ngubu ikintu mugomba kubanza kumenya, ibyo bintu byararangiye. Kuri ubu nta muhutu nta mututsi nta mutwa ntaki, twese duhuje turi abanyarwanda, siko bimeze. Kuri ubu rero ntabwo wafata abana ngo aho kugira ngo ubabwire ibyabaye ahubwo ubereka ko nta kibazo kirimo, twamaze kuba umwe, ahubwo wowe wumve ko wabacamo ibice kuko hari ibyabaye byarabaye byararangiye, kandi imbabazi se twese ntitwazitanze? Twarazitanze. Mubyeyi nawe ntabwo wemera ko umwana akundana n'undi? Ndabyemera rwose. None umuryango wo kwa Gatanazi, uru rukundo rw'abana rw'umukobwa wanyu n'umuhungu wo kwa Kamana, wa mugabo we ni wembaza ukomeje kubirwanya. Bwana muyobozi rero maze igihe mbiganira n'umudamu wanjye, tubiganiraho twibereye mu rugo twitonze, tubitekerezaho neza, tureba dusanga ikintu giye gukomeza kubuza umukobwa wacu byisanzure nta kintu byangezaho na madamu. None rero hafi aho ngaho, hagati aho ngaho, ntabwo usanga ni ngombwa gutanga imbabazi umukobwa wacu agashyingiranwa n'umuhungu kwa Kamana, kuko ibintu byabaye mu myaka 31 yashije
narebye sanga atari ngombwa gukomeza kubigenderaho kuko birani byarabaye kari akanyuzeho byararangiye nibiteze no kongera gusubira inyuma biriya. nuko murakoze Imana ibaha umugisha. Yego murakoze cyane. Murakoze cyane. Nuko babyeyi murakoze. Imana ibaha umugisha. Ni karibu. Ntiwumva ahubwo ubundi ibyo nibyo biba bikwiye, ntabwo biba ari byiza kwitambika urukundo rw'abana. Ndishimye. Ubushize uyu mudamu yaje mu rugo kunsura ambwira ukuntu umugabo we yirukankanye umuhungu wo kwa Kamana. Ndamuganiriza ndamubwira ngo agenda asenge ngo bizembera. Nejejwe nuko yaje mu rugo tukabiganira, none bikaba bisoje umugabo we yemeye ko umuhungu we abana n'umwana wo kwa Kamana. Ndishimye cyane. Mwana wanjye Patrick, nange ndi mu nama yo kwa Gatanazi, bari baduhuje nk'imiryango. Cya kibazo cyanyu kirakemutse. Kwa Gatanazi bemeye gushingira kwa Kamana, bemeye kuguha umukobwa tugiye kubona umugeni. Nuko Patrick, Mungu wa Patrick. Patrick we. Kamera cyane Patrick. Muhora Patrick. Patrick. Ndagusaba imbabazi kubyabaye kirya gihe rwose. Ngeze hano mu nama turaganira baravuga ati biriya byari kirya gihe ntibizongere. Mwaka kanyuhaye karibu mu rugo iwanjye mu mutima wanjye Patrick rwose n'umukobwa wanjye rwose mumubwira azasuze Patrick ngo ndabona hageze n'ukuri rwose twishimana Patrick nashaka rwose n'umukobwa wanjye numva ngo barakundana byanyabyo tuzana bashyingira rwose n'ukuri pe nuko abayobozi murakoze.